Nyamasheke umwana w'imyaka 12 yapfuye yiyahuye. Abaturage bo mu kagari ka Kinunga umurenge wa Nyabitekere akarere ka Nyamasheke bashenguwe n'urupfu rw'umwana w'imyaka 12 witwa Gisa Christophe wapfuye yiyahuye, bigakekwa ko yari afite ihungabana rikomeye. Muri abo baturage batuye muri uwo mudugudu yaho amahano yabereye babwiye ibitangazamakuru byari bihari yuko uyu mwana yigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza mu ishuri banza rya Bunyangurube, akaba yabaga kwa sekuru byara se. Uyu muturage ahamya ko impamvu bakekwa ko uyu mwana yiyahuye hari ihungabana nuko yakuriye mu buzima bukakaye nyuma yo kubyarwa na nyina nawe wari ukiri muto cyane, nyuma yo guterwa inda n'umusore akanga ko babana nubwo yemeraga ko ari we wamuteye inda. Avuga ko nubwo umusore yanze uyu mukobwa yari yateye inda, yemeye ko uwo mwana yajyaga ava kwa nyirakuru ubyara nyina akajya gusura kwa sekuru byara se. Umusore yaje gushaka undi mugore babana mu karere ka Musanze, umukobwa nawe ashaka umugabo babana mu mujyi wa Kigali, umwana aguma kwa sekuru byara se. Uyu muturage agumeje aduha amakuru atubwira ko nyina yari yarananiranwe n'umugabo agaruka iwabo ariko ntiyazana uyu mwana ngo babane. Umwana yatangiye kujya agaragaza ubwigunge akabona atishimye nk'abandi bana nubwo kwa sekuru bari bishoboye. Ntacyo yaburaga, se nawe yabaga i Musanze, yamenyaga amakuru ye na nyina hakaba ubwo amusura bakaganira, yarangiza akamusiga kwa sekuru agasubira iwabo. Andi makuru ava mu baturage yaho ibyo byabereye ahamya ko umwana bamusanze mu mugozi yimanitse mu gikoni cyubakwaga atarapfa, ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Muyange ahagera yashizemo umwuka. Umunyangaciro w'umurenge wa Nyabitekere Harimana Nafota aravuga ko mu makuru bahawe nabo mu muryango we w'uyu mwana ari uko yavuye kwiga batisimu kuri Paruwasi Gatolika ya Muyange ahagera saa 7 z'amanywa zo kuwa gatatu. Ageze mu rugo abakina wenyine amaze kurya, aho yagize ati nyirakuru na nyirasenge bari mu gikoni bategura iby'umugoroba, sekuru aryamye, umwana amaze kurya abakina wenyine aho mu rugo. Hashize akanya bumva nta muntu uri gukoma, bagira ngo yasohotse cyangwa yagiye mu cyumba cye kuryama. Arakomeza ati nyirasenge byamwanze mu nda, hajya kumureba aho arara aramubura. Hari igikoni bubakaga kidasakaye yewe kitanahomye, arebyemo abona umwana arimo kunanaba asambagurika atera imigeri. Arebye asanga yimanikishije umugozi ukoze mu myenda bahambiriza imifuka bahiriramo ubwatsi bw'amatungo. Umwana yakuwe mu mugozi agitera akuka ariko bamugeza ku kigo nderabuzima cya Muyange hamaze gushiramo umwuka. Avuga ko nawe akurikije imibereho y'uwo mwana ku makuru yahawe n'abaturage akeka ko umwana yaba yiyahujwe n'ihungabana yo kutabana n'ababyeyi kandi ababona, aho yagize ati mu buzima busanzwe kwa sekuru bari bifashije nta makimbirane bagiraga cyangwa ngo babe hari icyo bamwimaga gisanzwe yaba yabuze. Turakeka ko ari ihungabana ryo kubura ababyeyi akabona kubyakira biramunani agahitamo kwiyambura ubuzima. Ikindi cyaba kiri gukekwa yuko uyu mwana yaba yaradindiye mu myigire, dore abana batangiranye bo bari kurangiza mu mashuri abanza. Yasabye ababyeyi kujya bagerageza bakabana n'abana babo cyangwa bakababa hafi mu mitekerereze yabo nk'uko bisanzwe. Byemve ni kwizera niko nitwa, iyi ni Toza TV, mu kanya turasubira mu yandi makuru.